Shalom, turagushuje wowe mwene data tubana no kwisengesho ribohora official. Habwa umugisha n'Imana, ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ikaze mu mwanya wo kubakwa n'Imana, ikaze mu mwanya wo kwigishwa n'Imana, guhugurwa n'Imana, gucyahwa n'Imana, gusanwa n'Imana, kuko Imana ivuga yubaka, ivuga irema, ivuga ivugurura, ivuga icyaha, ivuga yigisha, ivuga ihugura. Iyi Imana ivuga ntabwo ipfa kuvuga gutyo gusa. So Imana rero ni Imana tubonera mu bana b'abantu, ikorera mu bana b'abantu. Ntibazakubeshye ngo wibwire yuko Imana uzayibona gutyo gusa. Kuva kera kose Imana yagiye yiyereka abantu bayo ariko iciye mu bandi bantu. Imana yagiye yiyereka abantu bayo iciye mu bandi bantu, ikavugana n'ubwoko bwayo iciye mu bandi bantu. Imana yavuganaga n'Abisiraheli iciye mu kanwa ka Mose, ikavugana n'Abisiraheli iciye mu kanwa ka ba Samweli, ikavugana n'Abisiraheli iciye mu kanwa ka ba Elishabariya, yagiye ivugana n'Abisiraheli iciye mu kanwa ikoresheje akanwa ka Yeremiya cyangwa se ba Yesaya. Imana yongera kuvugana natwe biciye mu kanwa k'umwana wayo ari we Yesu Kristo, ari we jambo ry'Imana. Imana rero igihe cyaricyo cyose ivugana n'ubwoko bwayo ikoresheje umuntu wayo. Ndabizi neza rero wowe uje hano ku isengesho ribohora official, ugiye guhura n'imbaraga z'Imana, ugiye kuvugana n'Imana. So Imana rero ivugana n'abantu bayo ibigisha, kuko tubona Imana yarigishaga Abisiraheli, ikabigisha amategeko n'uburyo bagomba kwibahiriza byose biciye mu kanwa ka Mose. N'aka kanya niko Imana igikora, uko yari iri kera na n'uyu munsi niko ikiri. Ntabwo igisazayo, ntabwo igihinduka. Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Rero ikaze rero mu mwanya wowe uze ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi ndabizi yuko utari busubire yuko waje nutangirana natwe ugasozanya natwe mu buryo bw'isengesho. Urabizi dutangira turi mu ijambo ry'Imana tugasozanya isengesho. Ujye umekinga sho ko watangiranye natwe wasozanyije natwe, kugira ngo ubashe guhura n'ukuboko kw'Imana, ubashe kubona Imana. Mana, turi imbere y'amaso yawe, turaritse umwuka wawe wera kugira ngo amanuke kano kanya, atubere umwigisha, tubere umuhanuzi. Umwuka wera tubere byose kano kanya mu izina rya Yesu. Buri wese uje hano ku isengesho ribohora official ahure n'umwuka wawe, ahure n'ijambo ryawe rizima, kwa jina la Yesu. Rya jambo ryawe rizima ibyanditswe byera bitubwira ko ari inkota isumba izindi nkota, ryohereze kugira ngo ribage indwara z'abantu, zibave mu mibiri, ribaga abazimu, ribaga abadayimoni bahunga abantu mu izina rya Yesu. Ohereza ijambo ryawe rikora akazi waritumye kuri buri wese muri twebwe. Urakoze kuri Imana, mva gusenga tugwaye amashimwe. Ntihagire numwe usubirayo turi buze gusozanya uko yaje ameze hano ku isengesho ribohora official. Urakoze ko ariko bibaye, ni mu izina rya Yesu amazina yose, amen. Uhisemo neza rero kudukurikirana, kutwumva nkuko dusenze dusaba Imana ngo ntusubireyo uko waje. Umuntu ni umwuka utuye mu nzu y'umubiri yitwa umubiri. Noneho uyu muntu atungwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu atungwa n'ijambo ry'Imana, agakomezwa n'ijambo ry'Imana. Nkuko umubiri ukomezwa n'ibyo kurya, niko umuntu nyamuntu akomezwa n'ijambo ry'Imana, kandi agatungwa n'ijambo ry'Imana. Iyo wumva ijambo ry'Imana rigusubizamo imbaraga, cyangwa rigaha imbaraga wowe warutenebutse. Ijambo ry'Imana rimotiva umuntu, rikamupushinga, rikamusunikira kwinjira mu bisubizo, rikamusunikira kwinjira mu masezerano. Ijambo ry'Imana rimanukira ku buzima bw'umuntu. Imana yagize ari cyo yaritumye rigomba gukora ku buzima bw'umuntu. Ntabwo ijambo ry'Imana ripfa kumanuka gutya. Umva ukuntu hano Yeremiya, hano Imana yavuganye nawe. Yeremiya hano Imana yavuganye nawe, ubyumve neza, tubisome ubyumve. Muri Yeremiya, igitabo cya Yeremiya, ntangiye nkubwira ko ijambo ry'Imana gutyo tu Imana rituma
Imana yacu ni Imana dusenga, ariko ijya gukora igakoresha ijambo ryayo. Ibyo ni ibintu ugomba kumenyera, ni ibintu ugomba gusobanukirwa ko igihe cyo gukora kw'Imana iyo cyageze yohereza ijambo ku buzima bw'umuntu. Niba Imana ishaka gukora ibitangaza ku buzima bwawe, ishaka kuguhagurutsa, ishaka kukwihutisha, izazana ijambo rizamura ubushake bwawe, rizamura ubushake bwo gusenga muri wowe, rigusunikire gusenga, rigukangurire gusenga, nuryakira nusenga wabone kwakira ibitangaza by'Imana. Umva ukuntu Imana ivugana na Yeremiya, ukuntu byagenze ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruziki. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya rimubaza riti ngo uruziki. Maze ngo ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Noneho ngo maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza ukuntu ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Nuvuga ngo Imana mu bintu irinda cyane, irinda n'ijambo ryayo. Irinda ijambo ryayo, ire ku ijambo ryayo iraririnda kugira ngo ribashe gusohoza cya kindi ryavuze. Iraririnda kugira ngo ibashe gusohoza cya kindi ijambo ryavuze. Ntugatesha agaciro rero ikintu cyitwa ijambo. Ijambo rirakomeye cyane. Ijambo niryo ryashyizeho ingabano z'inyanja n'iz'ubutaka. Ingabano nizo zashyizeho ingabano z'ikirere. Ijambo ry'Imana niryo ryashyizeho ingabano z'ikirere. Ijambo ry'Imana niryo ryashyizeho iherezo rya buri kimwe cyose, ni naryo ryashyizeho itangiriro rya buri kimwe cyose. So ijambo rero ni ikintu gikomeye cyane. Ujye wizerera mu ijambo, ugendere mu ijambo, ukorere mu ijambo, uzabona ibitangaza by'Imana, uzabona imirimo y'Imana, uzabona impinduka mu buzima bwawe bwose igihe uzizerera mu ijambo, ukagendera mu ijambo, ugakorera mu ijambo, kuko udashobora gutandukanya ijambo n'Imana. Iyo uvuze ijambo direct uri kuvuga Imana. Mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, ndetse ijambo yari Imana, nta n'icyaremwe kitaremwe nawe. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana. Reka nsome uwo murongo ntawuvuga uko utari, nkawusobekeranya, nkawongera cyangwa nkawugabanya. Ntangiye nkwereka ko ijambo ari ikintu gikomeye, niryo ryonyine ribasha guhindura ubuzima bwawe, niryo ryonyine ribasha guhindura imibereho yawe, kandi naryo rishobora kwica ubuzima bwawe, ni naryo rishobora igihe cyose utamenya agaciro k'ijambo kandi ngo ufate ibyemezo byo kugira ibyo wumva n'ibyo ureka. Hari ibyo ugomba gufatira imyanzuro ukumva ko hari ibyo ugomba kuzajya wumva n'ibyo utagomba kumva. Tumva rero, iyo ushaka rero kuba umuntu udasanzwe, umuneshi mu mwuka, nta kindi kiretse kumva ijambo ry'Imana, ukagendera mu ijambo ry'Imana, ugakorera mu ijambo ry'Imana. Mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Umva ukuntu ijambo ritangira. Mbere na mbere hariho jambo, nuvuga ngo mbere yuko ibindi byose bibaho. Nicyo birishatse gusobanura. Mbere yuko ibindi byose bibaho, mbere yuko ijuru ribaho, mbere yuko isi ibaho, mbere yuko ikirere kibaho, mbere yuko ubaho, mbere yuko njye nawe tubaho, hariho jambo. Mbere yuko abamarayika babaho, mbere yuko ibiremwa byose bibaho, hariho jambo. Kandi uwo jambo uwo yahoranye n'Imana. Uwo jambo yahoranye n'Imana. Ariko uwo jambo yahoranye n'Imana, jambo wahoranye n'Imana yarinde. Umva ukuntu no birivuga, ukomeze igasobanura ngo kandi jambo yari n'Imana. Jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari n'Imana. Ntabwo jambo yahoranye n'Imana gusa, ahubwo jambo yaraje ahinduka Imana, bari we Mana. Nuvuga ngo rero sasa, igihe ushaka kubona impinduka mu buzima bwawe, niba ushaka kubana n'Imana, niba ushaka kugendana n'Imana, egare kugendana n'ijambo ry'Imana. Utabana n'ijambo ry'Imana ntabwo ugendana n'Imana. Urashaka kugendana n'Imana, gendana n'ijambo ry'Imana, gendana na jambo, kuko jambo niwe Mana. Nongere mbisubiremo, niba ushaka kugendana n'Imana, gendana na jambo, kuko jambo niwe Mana. Kandi jambo nta na kimwe kitaremwe na jambo. Buri kimwe cyose cyaremwe n'ijambo ry'Imana. Urashaka kubona hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe, hari ibintu ushaka kubona biremwa mu buzima bwawe, gendana na jambo, korana na jambo. Niba ushaka kubona hari imipaka washyiriweho n'abadayimoni ivaho, hari imbibi kuzimu yagushyiriyeho, imbibi imyuka abakurambere yagushyiriyeho, arizo za karande, iyo mipaka n'izo mbibi, nugendana n'ijambo
nta mbibi zizaba imbere yawe, nta mipaka izaba imbere yawe, kuko jambo byose niwe wabiremye. Jambo byose niwe wabiremye kandi byose bibeshwaho na jambo. Dukomeje tugasoma ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ibyaremwe byose uzi n'ibyo utazi byaremwe n'ijambo. Byaremwe n'iki? N'ijambo, kandi ijambo yari Imana. Noneho rero urashaka kuba umuntu udasanzwe, ni uko ugaruka kuri jambo. Urashaka kuba umuntu w'umwimerere, ugaruka ube mu mwimerere wawe, garuka mu ijambo. Niba ushaka kuba umuntu w'imwimerere, garuka mu ijambo, gendera mu ijambo, korera mu ijambo, tandukana n'ikintu kitari ijambo, itandukanye n'amagambo mu izina rya Yesu, ihuze n'ijambo, kuko jambo niwe Mana kandi byose byaremwe na jambo. Ndagutangariza kano kanya wowe unteze amatwi aho uherereye hose, jambo yamanukiye kugira ngo avugane n'ubuzima bwawe, yamanukiye kugira ngo avugane n'ubugingo bwawe, yamanukiye kugira ngo avugane n'umutima wawe, yamanukiye kugira ngo avugane n'ubwenge bwawe. Ntabwo jambo yavuganye n'ikintu cy'umuntu gikomeza kumera gutyo. Jambo yavuganye n'igitera, avuga ngo wagitiwe ntukongere kwera imbuto ukundi, gihita cyuma ugihereye mu mizi. Jambo navugana n'ubwenge bwawe buraguka. Jambo navugana n'imyumvire yawe iratungana. Jambo navugana n'imitekerereze yawe irahinduka, urakira imitekerereze ihanitse. Jambo navugana n'imirebere yawe urakira kureba, ndetse kureba no kubona no kwitegereza, kuko kureba, kubona no kwitegereza ni ibintu bibiri bitandukanye, ni bitatu bitandukanye. Kureba, kubona no kwitegereza ni ibintu bitatu bitandukanye. Jambo rero navugana nawe, uraba umuntu ubona, uraba umuntu ureba, uraba umuntu witegereza. Jambo navugana no n'imyumvire yawe, uraba umuntu wumva, uraba umuntu usobanukirwa, kuko umuntu ashobora kumva ariko ntamenye icyo ari kumva, ntasobanukirwe icyo ari kumva. Jambo reka avugane n'amatwi yawe, avugane no kumva kwawe, kumva kwawe kube kumva gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Jambo navugane n'umubiri wawe. Uyu jambo riravuze ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Uwo mubiri wakubera ikigeragezo, jambo navugana nawo urabohoka. Jambo navugana n'izo nyama z'umubiri wawe, akavugana n'igifu cyawe, akavugana n'amagufa n'imitsi yawe, akavugana n'izo mbavu, agavugana n'ayo maraso yawe. Ayo maraso yawe arasohokamo virusi itera sida. Ayo maraso yawe arakira, arabohoka nahura na jambo. Jambo uyu nguyu turi kuvuga naramuka ahuye na diabete bakubwiye ko iri mu mubiri wawe, irimukira vamo. Reka uhure na jambo, wizerere muri jambo. Nta na kimwe kitaremwe nawe, byose byaremwe nawe. Ukeneye kugira ngo ugaruke ku nkomoko yitwa jambo. Nugaruka ku nkomoko aho waturutse ku ijambo, ukaryizereramo, ukarikoreramo, ukaba ari ryo ubonera, ukaba ari ryo utumbiriramo, kandi ari ryo ureberamo Imana, uraza kubona ibitangaza by'Imana. Kuko uyu jambo ntabwo arekura ijambo gutyo gusa. Ijambo arekuye riba lina maana. Kila ambalo neno ameachilia linakuwa la muhimu, linakuwa lina kusudi, linakuwa na malengo fulani. Buri jambo risoka muri jambo. Ijambo riva kwa jambo, riva kwa Yesu Kristo, riva muri Yesu Kristo. Riza ari jambo rifite target, riza ari jambo ridahushi gipimo. Uyu munsi rero garuka mu ijambo kugira ngo uhure n'igitangaza. Garuka mu ijambo kugira ngo ugende ubashe kwinjira muri destination yawe. Destination yawe ntabwo iri mu mashuri, nubwo amashuri ari meza kandi ugomba kuyiga. Destination yawe ntabwo iri mu muhate mwinshi n'ishyaka ryinshi ryo kwishakisha
no kutivumbura uwo uriwe, ahubwo destination yawe iri mu gusobanukirwa Imana yakuremye, iri mu kwizera Imana yakuremye, kuko Imana yakuremye niyo yaguteranyije kuzana mu isi. Imaze kukuzana mu isi niyo izi icyo yakuremeye. Niwo kugira ngo rero ubashe kumenya destination yawe nuko garuka kuri ya Mana, kuko nizi icyo yakuremeye. Iyi Mana niyo tangiriro ryawe, ni nayo herezo ryawe, niyo tangiriro ryanjye, niyo herezo ryawe. Umunsi yaguteranyaga uri mu nda nyoko, uyu munsi wagiraga mu nda mama wawe, nta muntu mwari muri kumwe ngo atangire kugenda yigisha nyoko wawe uko umubiri ugenda uterana umunsi ku wundi. Ni ibintu Imana yari irimo irakorera mu mubiri wawe kugeza ku mezi 9 yagenwe n'Imana, yaporogaramwe n'Imana. Ayo mezi 9 ageze uravuka, ufite impamvu wavutse, ufite impamvu uriho. Iyo mpamvu ntabwo ushobora kuyimenya igihe utagarutse kwa Jambo, igihe utagarutse mu Mana, igihe utagarutse ku Uwiteka. Ni witandukanya n'Uwiteka, ukitandukanya n'ijambo ry'Imana, egare bihwanye no kwitandukanya na destination yawe, bihwanye no kwitandukanya n'ubuzima, no kwitandukanya n'imibereho, ukihuza n'urupfu rw'ubuzima, ukihuza n'urupfu rw'imibereho. Ndagusengera mu izina rya Yesu, imbaraga zose zashaka kugutandukanya n'Imana ndazivuma ku buzima bwawe, ndazisenya ku buzima bwawe, kuko Satani kenshi na kenshi buri mu bigeragezo yohereza ku bantu, ibigerageza gaba ku bantu, ibitera gaba ku bantu, abagamije kugira ngo abatandukanye n'Imana rurema, abagamije kugira ngo abatandukanye n'Imana y'ukuri. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu, buri mwuka wose ushaka kugutandukanya n'Imana y'ukuri ndawuvuma mu izina rya Yesu. Ibigeragezo uri gucamo bigamije kugutandukanya n'Imana, bikaguhuza n'isi, bikaguhuza n'imizimu n'amagini n'indi myuka mibi yaciriwe witeka, ibyo bigeragezo ndabyirukana n'uwabitezaga bikuveho mu izina rya Yesu. Garuka mu ijambo, kuko niwe soko yo kubaho, niwe tangiriro ry'ubuzima bwawe, kuko wabyumvise ngo mbere na mbere hariho Jambo. Mu yandi magambo, utarabaho Jambo yarariho, utarateranyirizwa mu nda ya mama wawe Jambo yarariho, utaratekerezwa mbere y'uko ubaho Jambo yarariho, mama na papa batarahura Jambo yarariho. Uyu Jambo yabayeho mbere y'uko ubaho, ni nawe wategetse kubaho. Nuvuga ngo rero niba ari wowe wategetse kubaho kugira ngo ubeho bihuye n'umugambi we, bihuye n'icyo yapanze ugomba kuba cyo, nuko ugomba kugaruka kuwa kuremye, ukagaruka kuwa kubanjirije, ukagaruka kuri wa wundi witwa tangiriro ryawe. Itangiriro ryawe ni Kristo, itangiriro ryawe n'umwami w'abami, itangiriro ryawe ni Jambo. Uyu Jambo rero ntiwamutandukanya n'imirimo, ntiwamutandukanya n'ibikorwa, ntiwamutandukanya n'irema, ni urema. Jambo ararema. Ubyibuke ngo mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Aho kibaza ngo rero iyi Mana mbere na mbere irema ijuru n'isi yari iri hehe? Icyanditse kavuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Isi itarabaho, ijuru itarabaho, hariho Jambo. Yohana arabisobanura mu gice cya 1:1. Isi itarabaho, ijuru itarabaho, Jambo yari ahari. None uyu Jambo kuko yari ahari, ni nawe wabashije kuzana isi n'ijuru, arabirema. Isi n'ijuru rero bitarabaho, Jambo yarahari, kandi ari mu ijambo, ari no mu isi, ari mu ijambo, akorera no mu ijambo. Igihe rero aratangiye guprograma gahunda y'isi, agiye kuzana ibintu ku isi, atangira avuga ngo habeho. Jambo aratangira kurema, Jambo aravuga habeho, umucyo ubaho. Ibi bintu nabivuzeho cyane mu kiganiro cya mbere kibanziriza iki. Ndagira nkubwire ngo umenye yuko Jambo yandemye mu ishusho yawe, mu ishusho yiwe, nawe uremwa mu ishusho yiwe. Naremwe mu ishusho ya Jambo, nawe uremwa mu ishusho ya Jambo. Jambo uyu nguyu aravuga, akavuga ngo habeho. Igihe hari ikintu dushaka ko
kibaho, ni ngombwa yuko dutegeka ko kibaho, ni ngombwa yuko tukivuga ko kibeho. Urashaka gukira, aturuti ndakize. Urashaka kubohoka, atura ngo ndabohotse. Urashaka impinduka, kuva muri icyo kigeragezo, aturuti iki kigeragezo gisohotsemo, atura ngo nkivuyemo. Urashaka kubona utera imbere, aturuti nteye imbere. Urashaka kubona ukiri indwara, ukiri iyo diyabete, aturuti diyabete ndayikize kandi ujye uhora ubyatura. Urashaka kubona ukira virusi itera sida, aturuti ndayikize, ntabwo sida ikiri mu maraso yanjye, irimutse mu izina rya Yesu, ihunza amaraso yanjye. Aturakura umuti, uri umuntu ushoboye, wikwatura kuri umunyantege, aturakura umunyembaraga. Iyo twatura tukavuga ibintu biraba, kuko jambo ari muri twe kandi jambo natwe tukamubamo. Jambo ari muri nge nanjye nkamubamo, akambamo nanjye nkamubamo, nawe ukamubamo, umurimo nawe akurimo. Kandi uyu jambo turi kuvuga ni Kristo Yesu, kandi uyu Kristo Yesu turi kuvuga niwe jambo ry'Imana. Uyu Yesu tukomeje tugasoma mu byahishuwe, tubona yitwa jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo akagaruka akaba ari nawe nanone witwa Imana. Reka dusome hano mu byahishuwe nanone igice cya, reka dusome muri byahishuwe hano wumve ibyo bintu ndi kuvuga, mu gice cya 19 cy'ibyahishuwe, mu gice cya 19 cy'ibyahishuwe, umurongo wa 10 waho wa 3, ngo yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana. Urumva uyu mbere na mbere hariho jambo ahoranye n'Imana. Uyu Yesu turwa yitwa jambo ry'Imana, kandi uyu jambo twabonye ko nta na kimwe kitagize gute, kitaremwe nawe. Kandi nibyo koko haso ijambo ryarasuka ngo habeho umucyo ukabaho. Ndagira nkubwire ngo rero niba ushaka kubona hari ibintu bibaho mu buzima bwawe, nuko ugomba kwihuza n'ijambo, ukagendera mu ijambo. Umunsi umwe baraza Satani aza kumugerageza, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, fata uribuye urihindura umutsima urye. Yesu aramuga ati ntabwo umwana w'umuntu, ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'amagambo y'Imana. Aha ukabona ko ijambo rishobora ritunga umuntu, ijambo ritunga umuntu, ijambo rikamukomeza, ijambo rikubaka umuntu, ijambo rigahindura ubuzima bw'umuntu, kuko ijambo ni Imana nyine. Ijambo niryo ritunga umuntu. Iyo rero turi kuvuga ritunga umuntu, ntabwo turi kuvuga umubiri si umuntu, umubiri si umuntu, umuntu ni umwuka w'ubugingo. Uyu rero atungwa n'ijambo, atungwa n'Imana. Wowe rero sasa ushaka niba wowe ushaka kugira ngo uzabeho iteka ryose, uzabeho ubuziraherezo, biragusaba kugira ngo wemere gutungwa n'ijambo ry'Imana, wemere kugendera mu ijambo ry'Imana, wemere gukorera mu ijambo ry'Imana. Urashaka kunesha abazimu, urashaka kunesha abadayimoni, urashaka kunesha imyuka mibi, urashaka kunesha uburozi bwose no gusenya uburozi bwose, izerere mu ijambo kano kanya mu izina rya Yesu. Ibyanditse biravuga ngo nta kuroga no kuragura kuzaba mu bwoko bw'Abisiraheli. Ndagusengera kano kanya, wewe wamiza amarozi, wewe wayajugunyiwe, wewe wayohereye, wewe bayateze, wewe bayatongereye, yose ndayanjiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura ijambo ry'Imana ku burozi bw'imitongero bagutongereye, mbuhinduye ubusa kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mbuhinduye ubusa kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Watongerewe icyangiro, ndakisenya ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Watongerewe inyatsi, ndagutandukanya nayo mu izina rya Yesu Kristo. Watongerewe uruzerero, ndagusenyaho uruzerero ngutandukanyije narwo mu izina rya Yesu Kristo. Watongereweho kurwaragurika, ndagusenyaho kurwaragurika ngutandukanyije no kurwaragurika mu izina rya Yesu Kristo. Watongereweho umuruho, utongeraho imihangayiko, ndagutandukanya n'iyo mihangayiko, ndagutandukanya n'iyo mihangayiko mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'urwo rubuyero mu izina rya Yesu Kristo. Watongereweho ubusinzi, dayimoni ubusinzi razi kwinjiramo, ndagutandukanya na dayimoni ubusinzi watongere mu izina rya Yesu Kristo. Watongereweho uburaya, watongereweho ubusambanyi, ndagutandukanya n'uburaya bwose n'ubusambanyi woherewe mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose ndasenya ibihoherano bakohereye, ibyo bakohereye mu buryo bw'ibanga ntumenye ko bakohereye, ndabisenya mu izina rya Yesu. Ibyo bakujugunye
ndakwirukaniye, ndakwikwambura, ndabitesha agaciro biciye muri ijambo ari we Kristo Yesu. Ndarekura umuriro w'Imana gutwika no gukongora ikintu cyose kitavuga Imana ku buzima bwawe, igihinyuza Imana ku buzima bwawe, igihinyuza ijambo ry'Imana ku buzima bwawe, igihinyuza ijambo ry'Uwiteka ku buzima bwawe, ndacyangiza mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ibigushaka kugutandukanya n'Imana, ibigushira kure y'Imana, ibiguca intege, ibigucogoza, ndabitwikisha amaraso Yesu Kristo, ndabitwikisha imbaraga z'Umwuka Wera, ndabitwikisha izina risumba andi mazina yose, izina dukirizwamo ari ryo zina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo rikubohore, ndatura ngo rigukize. Akira gukizwa n'iri zina, kuko nta rindi zina ryahawe abo munsi y'ijuru, abo munsi y'ijuru bagomba gukirizwamo keretse izina rya Yesu Kristo. Ndagusenyaho za nyabingi izo bagutongereye, nyabingi va kuri uyu muntu, nyabingi witwa nyabingi, ndakwirukana mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu muntu, ndakwirukana kuri uyu mukobwa, ndakwirukana kuri uyu muhungu waginiwe, ndakwirukana kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Wanyatsiwe, genda. Ndasenya imarozi yose y'ibirengano, ibyo warenze byose bigafata ibirenge byawe, bigafata amaguru yawe, ndabisenya, ndabirimbura mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Akira kubohoka biciye muri iri jambo, akira gukira biciye muri iri sengesho. Mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi yari n'Imana, nta na kimwe kitaremwe nawe. byose biremwa n'ijambo, bikabeshwaho n'ijambo. Hari ibintu bibaye mu buzima bwawe bibeshejweho n'ijambo. Urakize kubera ijambo, urabohotse kubera ijambo, ubaye muzima kubera ijambo. Amarozi yose bari barakohereye arangiritse kubera ijambo, arasenyutse kubera ijambo. Ubukene waboheshejwe, urubuyero bari barakutongereye rukuvanweho kubera ijambo. Imivumo bakuvumye ivanweho n'ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko nta wavuma w'Imana itavumye. Buri muvumo wose wavumwe n'abakubyaye, uwo wavumwe n'abakuruta, uwo wavumwe n'abanyoko wanyu n'abaso wanyu, ndawuhanagura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Umuvumo wavumwe n'abarozi, uwavumwe n'abapfumu, uwavumwe n'abakonikoni, fasha amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba Golgotha, ndayakoresha mpanagura imivumo ikuriho yose mu izina rya Yesu Kristo. Umuvumo wo gukenyuka ndawuhanagura ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Umuvumo w'ubusinzi, umuvumo w'uburaya, umuvumo w'uburushi ndawuhanagura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Umuvumo wo guferinga, waferingaga muri buri kimwe cyose, buri kimwe cyose ukoze ukaferinga, ndaguhanagura umuvumo wo guferinga mu izina rya Yesu Kristo. Umuvumo wo gutsindwa, buri kimwe cyose kikakunesha, nguhanaguye ku buzima bwawe. Ndekuye jambo hejuru y'ubuzima bwawe, nohereje ijambo hejuru y'ubuzima bwawe. Ndatura ngo imivumo yose yeyurwe ku buzima bwawe. Imbaraga z'ijambo rikubohore, imbaraga z'ijambo zigukize, imbaraga z'ijambo rirema ubuzima kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Buri jambo ryose ryari ryararekuye ku buzima bwawe ry'urupfu, ndarihanagura katika jina la Yesu. Ndarifuta, ndarihanagura ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Akira intsinzi muri Kristo Yesu, akira kubohoka muri Yesu Kristo, akira amahoro muri Yesu Kristo. Ndagira ngo nkwereke ko ijambo atari ijambo ripfa gupfa kuza gusa, ijambo rishobora guhinduka ikintu, ryaba ari ijambo ryiza cyangwa ryaba ari ijambo ribi. Ariko hano navugaga jambo ari we Kristo Yesu ubeshaho byose, ariko kandi nkongera nkabihuza n'andi magambo yose ashobora kuvugwa kinyume na kusudi la Bwana juu yako, au kinyume cyangwa se bitandukanye n'ikimana yapanze ku buzima bwawe. Reka dusoreze hano rero mu Bami igice cya mbere, Abami ba mbere igice cya 13, wumve ukuntu ijambo rikora ibintu bidasanzwe niyo rivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana
cyangwa niyo rivuye mu kanwa k'umuntu w'Imana ikintu rikora. Ntabwo ijambo ripfa kuza gutyo. Ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana naryo ribasha gukora ibikomeye, ribasha gukora ibitangaza, kuko natangiye mbabwira ngo iyi Imana ishaka gukora ifata umuntu wayo ikamukoresha. Umuntu w'Imana wavumye igicaniro cya Yerobowamu. Turi mu Bami ba mbere igice cya 13 ngo buceye haza umuntu w'Imana uvuye i Buyuda azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Urumva ko uyu muntu yarazanywe n'iki n'ijambo ry'Imana. Uwo Yerobowamu yarahagaze ku gicaniro yosa imibavu, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka avuze ati ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya kosorezaho imibavu, kandi kuri wowe niho hazatwikirwa amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Urumva ko ijambo ry'Imana atari amagambo asanzwe. Ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo nk'andi yose avugwa. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'andi magambo. Ijambo ry'Imana rirarema. Uyu muntu w'Imana azanwa n'ijambo ry'Imana. Imana iravuga ati, genda ujye gufuma cyangwa gusenya igicaniro. Uyu mugabo yari yarubatse. Uyu mugabo Yerobowamu yari yubatse. Genda usenye igicaniro cy'umugabo Yerobowamu yari yubatse. Iki ntabwo cyari igicaniro cy'Uwiteka, iki cyari igicaniro cyari cyubakiwe kugira ngo kibuze inzu abo ku nzu ya Dawidi. Ku nzu ya Dawidi ntihazongere kuva umwami, ntihazongere guturuka umuntu uyobora ubwoko bw'Abisiraheli. Nk'uko mu muryango wawe hari umuntu waza akava mu muryango w'iwanyu akavuga ati, muri uru rugo ntibazajya bashaka, akavuga ati, muri uru rugo bazajya basenya ingo, akavuga ati, muri uru rugo ntibazagira batera imbere, akavuga ati, muri uru rugo abana babo ntibaziga ngo basoze, akavuga ati, muri uru rugo abana babo ntacyo bazimarira, akavuga ati, muri uru rugo abakobwa bazajya babyarira mu ngo, akavuga ati, muri uru rugo abakobwa babo bazaba ibiyomanzi, akavuga ati, muri uru rugo abasore babo bazabinywa bimogi. Yamara kuvuga ibyo bintu akagenda akabyubakira igicaniro. Yamara kubyubakira igicaniro, ubwo ni igicaniro gishinzwe kugira ngo gishimangire bya bindi bigambiriwe kugira ngo bisorezwe kuri buri muntu, kuri uwo muntu nyine. Ariko haguruka umuntu uhetse ijambo ry'Imana. Uyu muntu wari uhetse ijambo ry'Imana ni Imana yari yamuhagurukije kugira ngo agende gusandaza cyangwa se agende kurimbura icyo gicaniro. Yakirimbuje akanwa, nshuti yanjye, n'akanwa yakirimbuje. Aragenda ahinyuza ibyaya magambo ibya cya gicaniro byo cyari cyashyiriweho, abihinyuza gute? Abihinyuza akoresheje amagambo yo kubwira icyo gicaniro ati, yewe wa gicaniro we, Uwiteka avuze ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya. Yes, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya. Cya gicaniro cyo cyari cyubakiwe kugira ngo mu nzu ya Dawidi ntihazongere kuvuka undi mutambi, undi mwami uzayobora Abisirayeli. Umuhanuzi rero aragenda yahawe ijambo ry'Imana kugira ngo agende kuvuguruza. Nahawe ijambo ry'Imana kugira ngo mvuguruze ibyakuvuzweho mu izina rya Yesu. Nsenye iyo mitongero, nsenye ibyo bihoherano, nsenye uko gushikwa, nsenye ibyo bicaniro byose. Umva, bakubakiye ibicaniro, barara bagushika ku manywa na nijoro, barara baguhamagara bakujyana aho bashaka mu buryo bw'umwuka, ariko mu izina rya
Yesu. Buri gicaniro cyose wubakiwe kikunaniza ndagisandaza mu izina rya Yesu. Ndakwaturaho kutazapfa ahubwo uzarama kugira ngo wamamaze imirimo Uwiteka Imana yakoze. Ndakwaturaho yuko utazaruha ubwo burushyi bakohereye nubwo bagutongereye ndabukansorinze mu izina rya Yesu. Nkoresheje amaraso Yesu Kristo ndakansoringa ubwo burushyi buvanyeho mu izina rya Yesu. Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremere mu nsange ndabaruhura. Nkwaturiyeho kuruhurwa n'umwami Yesu Kristo umwana w'Imana abambwe agapfa akazuka, wazanywe no kugira ngo aguhe ubuzima, acira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Watongereweho uruzerero, nkutandukanyije n'uruzerero, ntuzigera ugira uruzerero ukundi. Ndarucisha amaraso Yesu Kristo umwana w'Imana abambwe agapfa akazuka. Uruzerero rurangiye ku buzima bwawe. Imbaraga z'Umwuka Wera watongereweho yuko utazashaka, ndaca urwo ruzingo rwo kudashaka mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho gushaka no gushingirwa mu izina rya Yesu Kristo wambwe apfa akazuka. Nohereje ijambo ry'Imana ku buzima bwawe kugira ngo risandaze ibicaniro byose byavuguruzaga kubaho kwawe, byavuguruzaga ugomba kuba we mu izina rya Yesu Kristo. Nuwarambura ukuboko agambire kugira ngo agufatishe imizima, agufatishe imyuka yongera aguhagurukire kukurwanya, ndatura ngo uko kuboko kwa kirozi kuyeyuke mu izina rya Yesu Kristo. Kunyunyuke uko kwa Yeroboamu kwanyunyutse, agutunze umukozi w'Imana, agutunze umuntu uhetse ijambo ry'Imana, niko natuye kugira ngo ugutunga ukuboko anyunyuke mu izina rya Yesu Kristo. Acira ibisubizo. Umuntu uhetse ijambo ry'Imana ntawe umutunga urutoki. Umuntu uhetse ijambo ry'Imana ntawe urambura ukuboko ngo avuge ngo bamufate kwa jina la Yesu. Wagushumurizaga abazimu, wagushumurizaga amajini, wagushumurizaga amadayimoni, wagushumurizaga imyuka y'abakurambere, katika jina la Yesu akayitungira ukuboko, akayitungira urutoki. Ndatura ngo uko kuboko kwagutungiraga abazimu, uko kuboko kuyeyuke, kunyunyuka mu izina rya Yesu. Ndatura kandi nanjye ukuboko kwantungaga urutoki, kwashaka kuntungira ibigirwamana n'indi myuka yose y'ikuzimu, yewe akuboko we nyunyuka kwa jina la Yesu. N'igicaniro cyose cyandwanyaga ndagisandaza mu izina rya Yesu Kristo. Icyakurwanyaga ndagisandaza. Ntangira usandaza ibicaniro byakurwanyaga. Tangira wature ku kuboko kose kwagushumurizaga abazimu, kwagutungaga urutoki. Atura ko kuranyunyutse bitiye mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze mwami kuko ukuboko kwagutungiraga abazimu ko kunyunyutse, kandi ukakakunyunyutse ubutazongera kugaruka ukundi. Ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo duhabwa mu buzima, tugahabwa kubohokamo. Amen. Uhawe ubuzima kandi Imana inyunyuye uko kuboko kwagutungiraga abazimu, kwagutungiraga abadayimoni, hanyuma abazimu bakaza bakagufata, abadayimoni bakaza bakagufata, imyuka mibi ikaza ikagufata, bitewe n'uwagutungiraga abadayimoni nyine aberekera ngo nguriya. Uko kuboko Imana irakunyunyuye mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Izere ijambo ry'Imana, izere icyo tukwatuyeho, izere nawe icyo wiyatuyeho, kuko utizeye ijambo ry'Imana wapfa. Utizeye ijambo ry'Imana ntaho wagera, ntaho wagana. Utizeye ijambo ry'Imana wajya uhora wumva ariko ntugire icyo ubona. Izere ibyo tuvuze, ubonye ukuboko kw'Imana, Imana iragutabaye. Habwa umugisha n'Imana. Izina ry'Imana Data twese umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose rigushyire hejuru kandi riguhindura amateka, ni mu izina rya Yesu. Amen.